umutipe waneretse yaraneretse ahubwo yankoreye viole kuko umutipe ngiye yaneye inda namuzi yankoreye viole à l'âge de 16 ans no kuvuga ngo byageze gute umutipe yanywesheje inzoga nyine nzo ari cyo kintu abatipe mukora umutipe akunywesheje inzoga ufite imyaka 16 anerinda ariko mu by'ukuri ikintu nabwira abanyarwanda bose muri rusange viole ibaho kandi viole irababaza ko niho navukiye ni naho nakuriye ni naho narerewe ariko bitavuze yuko n'imyirondoro yanjye iri muri Istikama muri Oman bivuge ngo ndi n'umwarabu parti imwe ndi umunyarwanda indi parti nkaba umunya-Oman umwarabu wo muri Istikama mu Muscat uramutse ugeze Muscat muri Oman wavuga ikihe kirimo auzu billahi minadhalika navuga icyarabu ubwo se mbabarira umbwire nkawe w'umunyamakuru kuva kanga uburi kubona ukabona ko ngenda n'ibyatsi mu shakoshi mwereke ishakoshi yanjye ngewe nikwereke oya reba ubu ngubu uri kubonamo ibyatsi ahubwo abanyamakuru mwabayemo za makeup gusa do n'amafaranga n'amapasiporo ni umusore ariko njye nemerewe no gukunda nawe nagukunda na Miguel namukunda n'uyu namukunda umusore wari wese papa imyaka 21 ntago nabihanirwa na leta njye namukunda. Yes, tubahaye ikaze abakurikiye Legacy TV, Legacy on top nk'ibisanzwe. Aka kanya rero ndi kumwe n'icyamamare Salwa. Njye njamubona ku ma screen mu rugo ku ma filime menshi acicikana rero nabonye ejo bundi ngo aba players nawe nimbora mu player turaza kumenya aba player baribo. Hanyuma Salwa tuguhaye ikaze kuri Legacy. Murakoze cyane. Meze ute? Meze neza ndashima Imana. Wambaye neza. Murakoze cyane. Hanyuma ndabona impeta nyinshi ku ntoki. Izo mpeta zifite ubusobanuro? Izo mpeta ni bisanzwe. Nta busobanuro zifite. Ni imirimbo. Nta mukunzi ufite muri iyi minsi? Umukunzi arahari. Ariko si ngombwa ko namutangaza ariko arahari. Muri izo mpeta se y'umukunzi yagushyiriyemo ni iyihe? Nta n'imwe ko n'inyambara nzazibereka. Hanyuma rero tugarutse kuri Salwa ni muntu ki? Salwa ni umukinnyi wa filime akaba n'umumama afite abana nkaba nyine ndi single mother. Hanyuma Salwa ni umuntu munini ndi kubona buriya afite nk'ibiro bingahe? Abazungu nipaka nkubwire n'ibiro byanjye. Aho mperukiye kwipimisha nafite ibiro 105. Ibiro 105? Ntabwo ari bikeya. Ni byinshi ariko ndi kubigabanya. Hanyuma rero ufite kuri umumama hari inkuru imaze iminsi isirikira y'umupapa umuntu akinana muri filime mugenzi wawe akina amafilime bita Ndimbati. Inkuru ya Ndimbati warayimenye? Yego narayimenye nayisomye ku binyamakuru. Hanyuma biriya bintu byamubayeho wowe wabyakiriye ute nk'umukinnyi wa filime mugenzi we? Buriya Ndimbati ibintu byamubayeho byari danje kuri njyewe narabyumvishe numva birantunguye kuko nzi ko ni umupapa wiyubashye. Buriya Ndimbati nigeze kujya gukina muri Stimedi murebaho mbona ni umuntu wiyubashye udafite ibintu bya parapara byinshi. Iriya nkuru narayumvishije numva irantangaje ariko niyihangane. Hanyuma hari abantu benshi bagiye wenda bagaruka bakavuga ati abasitari abakinnyi amafilime barya abana. Excuse. Bari kumwitaba ariko nimba ari sheri bamugaye. Oya nagariwe. Hanyuma narindi kuvuga ni hari abantu bagiye babikomora bavuga ati abasitari akenshi bakunda kugaragara muri biriya bintu bariye abana bateye abana amada no muri muzike bibaho
ese nk'umuntu nawe w'umusitari w'umukinnyi w'amafilime biriya bintu bihuza gute? Urabona kuba umusitari ntaho bihurira n'imyitwarire, kandi buri muntu wese yaremanywe kamere yiwe, buri wese agira kamere, buri wese agira ikintu bazavana hano mu isi kitazigera gishira. Ubwo rero niba umuntu agiye muri sinema cyangwa se abaye umuhanzi n'ubundi afite izo kamere, ntibikuraho yuko n'ubundi izo kamere azazikomeza. Ubwo ndumva twese batadushira mu gatebo kamwe, kuko niba bamwe barya abana nta hantu bihuriye nuko ushaka kuba umusitari kandi ntubarye. Hari n'inkuru nakumvisheho nawe, sigiye kugushinja ariko hari inkuru nakumvisheho wowe nimba baragucuruje, niba ari wacuruje abantu, byagenze gute? Oya, ntabwo njye nigeze ncuruza abantu, ahubwo byavuzwe ko tugiye gucuruzwa. Twafashwe turi abakinnyi ba filime, tujya mu myitozo n'abandi bakinnyi ba filime barahari, bo twabaga turi kumwe, tubwirwa yuko tugiye gukina hanze, ko tuzajya mu marushanwa muri Kenya, muri film studio muri Kenya. Ubwo rero nyuma bakanatubwira yuko twanakoze n'imyitozo cyane, tunakora n'ama examen, byose turabikora. Tukajya tubwirwa yuko tuzajya muri film studio muri Kenya, twamara kugerayo kubera ko nituramuka dutsinze tuzajya gukina filime muri Hollywood. Urumva rero ko natwe ayo mahirwe ntabwo yari buducike, twarabigiyemo. Njye numvaga mbyishimiye cyane, nubwo natekerezaga yuko ashaka kuzamo ikintu cya human traffic, gusa numvaga mbyishimiye ko nzajya muri ayo marushanwa, nkumva ko nzanayatsinda nkajya muri Hollywood. Gusa naje gutangazwa nuko haje kuzamo icyo kibazo, umuntu wari utuyoboye bivugwa ko yaragiye kuba ari human traffic, yaragiye kubacuruza, yaragiye kuducuruza. Hanyuma se ubwo mwabimenye gute ko agiye kubacuruza? Mwambukiye hehe? Mwageze muri Kenya se byagenze gute? Ntabwo twigeze tugera muri Kenya, ahubwo twashatse amapasipoti nyuma ribiza kumufata. Ubwo wenda yarisobanuye, ikigaragara cyo ari no hanze, bigaragare yuko basanze wenda icyaha kitamuhama. Ribu yamufashe atarabajyana? Twari tutaragenda, ariko amapasiporo mwarayabonye? Wana twarayabonye tuyibitseho. Buba ntabwo twari kuba tukubona, bari kuba baragucuruje. Hoya, nari bube ndi muri Hollywood, kuki se wumva ko bari baracu? Ubu ngubu nari bube ndi muri Hollywood. Hanyuma se kuki byiswe gucuruzwa, byo byavuye kuvuga ngo bagukeka ko agiye kubacuruza? Urebye naje kumenya yuko ngo muri film studio muri Kenya ngo nama competition ntago yari ahari. Ubwo rero tumaze kumenya ko ayo ma competition atari ahari, turavuga ati wenda wabona byari byo, kuko situzi n'umuntu twohererezaga ama email yacu turi gukora ama examen. Twakoze ama examen igihe kinini, twabaga turi kumwe na ba Kivumbi na ndumva na Kivumbi umuhanzi, ndumva nawe yari ari muri iyo timu, na ba Rubina. Twari timu nyinshi cyane, twari abantu benshi, abenshi bazwi. Ubwo rero ntago namenye amaherezo. Hanyuma mu myaka umaze ku isi ni nk'iki cyaba cyarakubabaje? Imyaka maze ku isi, siko navuga ko ari iki cyambabajera. Hari umuntu nahuye nawe igihe kinini cyane, kugeza n'uyu munota umuntu sindamumenya. Mwahuye igihe kinini ariko nturamumenya? Ntabwo ndamumenya, simuzi. Icyo kintu kirambabaza kugeza na n'ubu kiracyambabaza. Ntabwo cyumvikana, mwarahuye ariko ntumuzi? Nawe nzi kandi turahorana, gusa birambabaza. Nicyo kintu cyambabaje na n'ubu, iyo mbyibutse naha nicaye numva bimbabaje. Ntabwo mbisobanukiwe ko nahuye n'umuntu ntumumenye. Simumenye tugahura, kandi ngiye mba mbyifuza. Mwarahuye bigenda bite? Twarahuye, aba inshuti yanjye, close friend, ariko ngumva ndashaka kumenya n'ahaba, ngo no kumumenya, ariko byaranze tu. Ariko isura ye urayizi? Ndayizi. N'amazina ye? Nayo nzi.
amazina yiwe nayo nzi. ndumva ari urujijo. Hanyuma se hari umuntu waba warakugiriye neza uyu munsi washimira kuri kamera twatemuye? Hari umuntu nashimira cyane cyane ariko mukuru wa mama. Mukuru wa mama nkongera nkashimira Irunga. Irunga umusaza. Ronjini. Ariko ngo umusaza n'umusore. Ni umusore. Irunga aha hantu nicaye no kuba muri kugira icyo mumbaza mbikesha Irunga. Niyo wakwishize muri sinema. Irunga yanyinjije muri sinema kandi anyinjizamo nta kiguzi kandi anyereka inzira, anyereka aho ngomba guca, anyereka buri kimwe cyose. Irunga ndabizi neza kuri kundeba. Thank you so much, ndagushimiye pe. Hanyuma tugarutse mu buzima bwawe busanzwe, ukunda iki? Nkunda imvange. Ariyo mpamvu ibiro bimaze kubijana 5. Kurya imvange. Nkunda ibirayi bivanze n'ibishyimbo bikaragiwe n'agatunguru bitarimo inyanya. Urabyitekera cyangwa? Ndabyitekera. Uzi guteka cyane? Sana, ndende umwarabu. Narengeye kubazana ahubwo ko usa gutyo, ni inzobe yawe cyangwa afite amamuko muri biriya bihugu bya? Njyewe ndi wo muri Istikama. Istikama ngo ni igihugu? Ni Muscat muri Oman. Muscat muri Oman. Niho kavukira, ubu niho ibisekuruza bye. Mama ni umunyarwanda, papa ni umwarabu wo muri Oman muri Istikama. Ahantu bita Muscat muri Oman. Nari nabiketse ariko. Hanyuma se ujya ujyayo ujya usura abasogokuru babyara papa wawe n'ababyara bawe? Igisekuru cyacu ni icyo muri Oman, ahubwo njye ndibaza muri Istikama ahubwo muzame ubwenegihugu. Bazamereza ubwenegihugu kuko sindagerayo, ariko gusa bajyaga bamporopoza kujyayo, ariko nzajyayo tu. Hanyuma se ababyeyi bawe bo babina? Ababyeyi banjye bitabye Imana kandi bose bitabye Imana bari hano mu Rwanda. Papa na mama bitabye Imana bari hano mu Rwanda, ko ntacyo bintwaye. Hanyuma tugaruke kuri kariyeri yawe rero y'ubuhanzi. Kujya muri sinema uri umuntu ungana w'umumama, noneho binongeye munini, njya mbona muri filime bisaba ko birukanka cyangwa bagasimbuka ahantu. Bigenze utiyo bikuvuga ati role yawe ni iyi ngiyi? Ndiruka. Wigeze ureba filime yitwa Indera? Hari filime nigeze gukinamo yitwa Indera, nirukanka umudugudu wose. Niruka biri seriye. Nambaye ikanzu y'igitenge, ariko narirutse ndiruka ko niho navukiye, ni naho nakuriye, ni naho narerewe, ariko bitavuze yuko n'imyirondoro yanjye iri muri Istikama muri Oman. Bivuge ngo ndi n'umwarabu. Parti imwe ndi umunyarwanda, indi parti nkaba umunya-Oman. Umwarabu wo muri Istikama mu Muscat. Nkubaza akabazo k'amasiko. Uramutse ugeze Muscat muri Oman wavuga ikihe kintu? Auzu billahi min dhalika. Navuga Icyarabu. Kambanze mbasuhuze. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaifa haluka? Birahagije. Ismi Salwa. Ismiki Salwa. Salwa min aina? Ndakwiyamye. Huku nasikia Hajara birangije. Haji mimi na wewe tunatoka Oman, Muscat. Very good. Ndumva n'icyarabu kivuga kuri uyu munsi twariye muri Oman, uzibuka ko nanjye mu Rwanda twari tuziranye, si wumva? Hanyuma rero wambwiye ko ufite umukunzi? Ndamufite. Aracyaguhamagara, araguhamagara? Oya, reka mbe mukubye. Nakwemereye ko muvugisha ariko wabyanze ntacyo? Oya, ntabwo umuntu uri guhamagara ntabwo ari umukunzi wanjye. Hanyuma ngo rero tusangiza inkuru y'umukunzi wawe, mwabonanye gute, bimeze gute? Oya, he's still young, ni umusore ukiri mutoya, nta mwana afite, ariko njye abana ndabafite, ndanamukunda cyane, arimo aranandeba ubu ngubu. Nanjye mbabwira gukundana n'umusore ukiri muto, wowe uri umuntu ufite abana, ibi bintu bigezweho mu basitari, njya mbibona kwa ba Priyanka Chopra no kwa ba
Sarwa ndabibonye hariya muri Amerika ho birasanzwe umukobwa tukundana n'umusore arusha imyaka 20 ariko naho iwacu tubyita bashugamami. Oya. Ibyo bintu ntibijya bikuba ngo abantu bavuga tubishugamami. Oya, ni ukuvuga ngo biterwa n'imyumvire y'abantu. Umugore uwo ari we wese udafite umugabo, udafite umuntu bakundana, afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashatse. Kuba gusa umusore yujuje imyaka 21 ntabwo bagufunga ngo wafashe ku ngufu. Kabazo k'amatsiko murusha imyaka ingahe? Umutipe dukundana yowe arandota andusha umwaka. Arakuruta. Yego. Arumva ntabwo ari umusore muto. Nako ni umusore ariko ngeremerewe no gukunda. Nawe nagukunda, na Miguel namukunda, n'uyu namukunda. Umusore wari wese pako yujuje imyaka 21. Ntabwo nabihanirwa na leta ngiye namukunda. Okay. I'm so beautiful. Ntabwo ndeba Miguel. Reba kuntu ndi mwiza ubu urumva nakurikira iki koko ku musore ahubwo yankurikira yankurikira agakurikira kuntu ndi mwiza akakurikira kuntu nseka kandi ndabizi neza ko umusore iyo umuntu agiye kugukunda ntacyo na kimwe arebaho. Ibyo by'abana iyo umwana afite papa we umuhereza papa we ubundi ukagumana n'umusore cyangwa se ikindi cya kabiri n'ubundi iyo muri gukundana abana bafite uko bari basanzwe babayeho bagomba gukomeza bakabaho gutyo ko mujya no guhura bari babayeho then ukagumana n'umusore. Ubwo se mbabarira umbwire nkawe w'umunyamakuru kuva kanga uburi kubona ukabona ko ngenda n'ibyatsi mu shakoshi mwereke ishakoshi yanjye ngewe nikwereke oya reba ubu ngubu uri kubonamo ibyatsi ahubwo abanyamakuru mwabayemo za makeup gusa do n'amafaranga n'amapasiporo nyako se n'amapasiporo kutikagenda nje uri murambwira ko mbaye mumbwire urareba ukabona ngende umuntu wajya guhingara n'ingaratsi niki inzara byo no mu bwara biwanye nta bibaye kare sisi tumejaliwa na upendo Mungu alitupatia upendo rero na mpamvu yo kugira ngo niba Imana yaraguhaye ubwese kaguhereza no kuba wakundwa nurangiza ujye gushaka inzaratsi Hanyuma Sarwa abakobwa beza bakunda guhura n'ibibazo byo guteretswa bakiri abana uri umutipe waguterese bwa mbere ufite imyaka ingahe? Oya ubwo njye nagize n'ikibazo abatipe barambonaga mfite imyaka 15 bakagira ngo mfite 20. Waravumbutse? Naravumbutse. Umutipe waderetse yaranerese se ahubwo yankoreye viole. Yaguterese ukiri muto? Ahubwo yankoreye viole akoze kucyumva ko yanerese. Yagukoreye viole gute? Yankoreye viole kuko umutipe nje yaneye inda namuzi. Kamuzi? Yankoreye viole. À l'âge de 16 ans. Nukuvuga ngo byageze gute? Umutipe yanywesheje inzoga nyine nzo ari cyo kintu abatipe mukora. Umutipe akunywesheje inzoga ufite imyaka 16 anerinda. Urumva ngiye nkangirira iyo story neza ko ndumva ijya guhura niyo ndi kumva muri iyi minsi y'umuntu uje kwago yandimbate yandimbate byageze gute ufite 16? Oya urabona ngiye mu gihe cyanjye muri adolescence urabona harukuna abana b'abakobwa hari hagezweho ziriya nzoga bita ni Uganda waragera oya pana Uganda waragera hari izindi banywaga zitari zemewe ariko zenda kumera nka Uganda waragera oya bazitaga gutera nkako zavaga Uganda ni izo ngizo twagiye muri stade turi urubyiruko tugiye muri festival ya 2006 turagenda turanywa gutyo noneho ngiye mu gutaha abavandimwe ati tugiye mu rugo ngiye ni reka ngiye ntago njya mu rugo urumva ngiye nashaka gukomeza ikirori kumbi nanjye hari abandi bane target nabo bari gushaka kunahana ubwo den umutipa nahana gutyo umutipa mwari muziranye ntago nari muzi ako in the morning naramurebye tu mbona ni handsome mbona ni icyuma ariko ntago nari muzi mwari mwahuye umunsi kubera n'agacupa wari wanyweye mwita mwitahira ariko byarambabaje nubone mbivuga gutya byarambabaje yanyiciye ubuzima ariko tu ndakomeza tu urabona ndacyahari yakoze icyaha nk'uko twabonye babizira wigeze umukurikirana njye ntago namukurikirana ntago nigeze mukurikirana ntago umwanya nari nkufite kuko deje urumva ubuzima bwapfuye naragenda byarandarira
kandi umwana ni mukuru biturangana umubonye wakiruka. Ntabwo nongeye kumubona. Bakana n'uyu munsi ntabwo uramenya amakuru ye. Reka nawe nshaka kumenya. 13. Umwana bagiye kuzuza imyaka 14. Bagiye kuzuza imyaka 14 umusore ntibongera kumubona. Sana. Nawe ahantu mwahuriye wasubiyeyo bigenda gute? Ahantu nahuriye nawe ngewe. Nyine mwajyanye guterera. Naje gusubirayo yari akiri mutoya, biba ngombwa yuko nazamura amakesi cyane kuko twari tumeze nk'aho turi mu kigero kimwe. So rero nagivinze up mpitamo kurera njyenyine. Hello. Hanyuma twari turi kuri icyo gikorwa cyabaye uwo munsi. Uwo muntu umukanguka wabonye bimeze bite kumwe n'umuntu utazi? Ariko mu by'ukuri ikintu nabwira abanyarwanda bose muri rusange, viole ibaho kandi viole irababaza. Umuntu nazifate ngo yumve yuko agomba gukorera mugenzi w'ikintu kibi, kandi twese turabizi nta muntu wifuriza mushiki w'ikintu kibi. Rero mu gihe cyose umuhungu cyangwa umusore azajya areba umukobwa ajya amubonamo mushiki we, avuga ati si uyu muntu nazi nindamuka nkoze ibi n'ibi, ese sinshobora kuba ngiye kwica ubuzima bwe. Ibyo bintu nabyo bitekereza. Nicyo kintu nshaka kugiraho inama abasore ntibakajye bafata umuntu utazi, jya umwirinda pe, kuko ushobora gukora ikintu ukamwicira ubuzima. Dufate niba icyo gihe narigaga muri senior 3, sibyo? Right now nkaba ndi umuntu wicaye, nkaba narigeze nkomeza amashuri, bivuge ngo deje uwo muntu yanyiciye ubuzima, yica ubuzima bw'imyaka 10. Nimba isigaye imbere ubu nakabaye kuba wenda ndi nka minister, ndi doctor, ndi iki, ariko yanyiciye ubuzima kandi abwica tutaziranye njye nawe. Bivuge ngo rero abasore birinde kugira ikintu kibi bakorera abakobwa batazi. Wenda muziranye birumvikana, ariko si umuntu mutaziranye. Njyewe icyo gihe narabirebye mu gitondo, nta nubwo njye nari twari ikintu cyabaye, ahubwo narahagurutse ngiye kugenda nibwo nabyumvishije ko umuntu yangiriye nabi. Mu kugenda nibwo nabyumvishije, ndanamubaza maze se noneho abatipe babazi n'ubwenge, aranagutunganya 100% ku byo utari bumenye ikintu cyabaye. Ariko byange bikunda ruko Imana ibyerekana. Urumva niba wahuye n'umuntu mugahura na wundi muntu wigeze muhura, urabimenya mu kugenda. Rero nge nabimenye mu kugenda. Urumva yaramemukiye kuko ubu kuri uyu munota ndiho ubuzima nakagombye kuba ndiho. Iyo nza kuba yarambereye imfura, yaza kumbera imfura. Ubwo rero abatipe birinde gukora viole, birinde guhemukira abana b'abantu. Hanyuma se abakobwa byabayeho? Abakobwa birababaza pe. Abakobwa byabayeho nge nababwira ni mwihangane, kuko buriya ni ubuzima umukobwa batahisemo, aba yabuhitiwemo n'umuntu. Ngira ngo nabo bari kunyumva, bari guca mu buzima batigeze bihitiramo ku giti cyabo. Ubwo iyo uhuye n'icyo kibazo uba mu buzima wihitiyemo haciyeho imyaka myinshi, kandi no kubyakira bikanga, kubera yuko uba ufite abo muzakundana nabo, uba ufite nawe ubuzima, uba warambuwe kujya muri relationship wishimiye, uba warambuye kuba mu rungano, uba wambuye ibintu byinshi cyane. Nababwira ni mukomeze mwihangane, kandi twese niko tubayeho, tuzajya tugenda buke buke tugira bagenzi bacu inama. Hanyuma mu gusoza rero, iyi muri iyi minsi suri gukina filime, wongera ndeba kayega filime kawe ndakarebera he? Filime ndi gukinamo yitwa Ba Player. Filime nyinamo yitwa Ba Player, mwayisanga kuri Chairman Franco. Ubu ngubu hagezeho episode 3, mwareba kandi mukankurikirana. Murabizi neza ko ndi umwactrice mwiza, nzi ko actinga. Abanyarwanda barabizi, bajya bambona mu mafilme menshi agiye atandukanye. Si ibintu nihingamo, munkurikirane kandi mukoreshe ya
mukore subscribe na like na comment. hanyuma ukinamo uri iki muri iyo filime role yawe ni muri iyo filime nyina ndi umudamu mba nitwa Mama Thierry, nkaba nyina ndi umudamu uba ucuruza abakobwa, bacuruza ku bagabo kugira ngo ngewe ngire amafaranga ngire n'ubuzima bwiza. Bivuge ngo ibyo bintu kino ubundi bibaho mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye gukina filime areba ibintu bisanzwe binabaho mu buzima busanzwe, akaba ari nabyo iyo filime. Uretse n'ibyo byose, iyo filime ikigomba gutuma muyikurikirana, iyo filime ni ngewe uyandika, ndi umuproducer wayo, yego ni ngewe wayanditse, nkaba ndi n'umudirector wayo. Iyo filime nayanditse nshingiye ku bintu bisigaye bibaho muri ubu buzima tubayemo. Abantu bagurisha abandi, ni ibintu bibaho, ni ibintu abantu benshi cyane bagenda bacamo. Wenda ngewe sinabiciyemo, ariko icyo nzi ko hariho abantu babicamo. Abantu baragurishwa, abakobwa baragurishwa. Ngira inama abakobwa bakomeze bitonde, abiga bige, abagumi iwabo bagumi iwabo, kuko iyi si turimo ya none iratangaje. Iriya filime njya kuyandika nabanje kureba kuntu abakobwa kuri iki gihe babayeho, n'uburyo abenshi bari kugenda bata umuco, n'uburyo abenshi bari kugenda bagana mu bigare bibi bibaganisha mu nzira mbi zo kurimbuka. Nyikinisha nanjye, ni ukuvuga ngo ni njye wakinnye kuri iyo pari yo kugira ngo abakobwa aba ari njye ukina kuri iyo kote yo kuba nabagurisha. Ni filime irimo kugurishwa ku bakobwa, ni filime irimo gucuruza amadroge ku bantu benshi cyane. Ushobora kubona umuntu kuri appearance yiwe ukaba wamwibeshyaho, ariko ubuzima abayemo bwo kuruta buzi. Iyi filime muyikurikirane cyane, izajya ibigisha ibintu byinshi cyane. Izajya ibigisha uburyo umuntu mushobora kuba muri kubana, uzi ngo muri kugendera ahantu hamwe kandi mutari kumwe, mu mutima we mutari kumwe. Turayisanga kuri channel yitwa Chairman Franco. Yego. Hanyuma tugiye gusoza rero, ariko hari akabazo k'amatsiko njye nibariza abasitari. Ubu aka kanya uhagaze angahe? Ko nabonye mu ijosi ibirombe, mbona ku ntoki, mbona hasi. Ubu wajya kukurangura yakugura. Ariko na hasi ntabwo akarebye, hasi ntuharebe. Yego. Ubu ngubu umuntu aramutse aje kundangura yandangura 130,000. Ubuse birageramo? Birageramo. Ibubu ni 80,000 hano no ku mutwe. Amaherena nambaye murarebe neza ni argent pure. Ni hano chenete nayo ni argent. Utarashiramo kano kameze kakanje, kano kagezweho, ntabwo karengeje nka kenze gutyo. Hakajyaho impeta sasa, kusireba niho ubutunzi buri. Impeta zanjye nazo urabona, ari over. Hakazamo n'akangaka ka argent. Hanyuma niyo sakoshi niyo marike. Isakoshi rero urabibona ni ve ishakoshi nayiguze kandi. Ni marike ya Dubai. Turagushimiye ko witabiriye ubutumire bwa Legacy. Yego murakoze. N'ubutanditse ugutumire uzatwitaba cyane rwose.